Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I thank the Lord for this beautiful morning that has enabled me to come here. I'm sorry that I'm late. Starting from Thursday, I got sick. I got really sick. I stayed there in Hengeri for when I was at work. I was doing the work. To get sick when you don't know anyone else there, it's a problem. No one I could wake up so that he could help me. If I tell someone to come and help me, and they also steal my money, so I feel that if I told someone, they could steal me and I could even get myself in jail. I told my pastor to pray for me. But I thank God for protecting me. Today I am. Today that I'm here. I'm being sorry for it. And also, Pastor, I'm sorry. Hallelujah. Amen. Uzabikore ndakaye mudavuga gutyo aza kuririmba byanze byohera ko wimuka nabiriya mana ndabikwe itse nabiriya mana ndabikwe itse uzabikorere kwiyubahisha nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hallelujah. Amen. Tugiye kuba twiga ku ijambo tumaze learning from the words that says iminsi batwigisha ku ijambo. They have been telling us the word that says byo kwera imbuto. The word that says bearing the fruit. Kwera imbuto muri iyi si turimo. Bearing the fruit in this world that we are in. Nicyo kintu cya mbere. It is the first thing. Hallelujah. Ntabwo kuri inshuro yo muteka icyayi. Hallelujah. Ibintu byoroshye gukurikira Yesu ni inama. Akora wizariri kumurya yakoreye Imana Yesu ashimwe. Protokolo nje gusoza katere muziki y'icyayi mwakaza. Kwera imbuto niyo magambo kuvukwe umwaka watagira. Bearing the fruit. Tumaze iminsi twiga. That we have been learning. Kwera imbuto birimo ubutumwa burebure wakigisha imyaka 5.
bearing the fruit have so many news? kuko kwera imbuto nibwo buzima Imana yaturemanye. Because bearing the fruit is what the life God has created us for. Cyane cyane twebwe abana b'Imana. Especially we as children of God. Ku manywa cyangwa nijoro. At night or at day. Aho waba uri hose. Wherever you are. Hari igihe umuntu avuga ngo aragusaba. There is a time when a person asks you to do something. Ariko kwera imbuto Imana ntibidusaba ahubwo igira gute? But bearing the fruit, God doesn't press you to bear the fruit, but commands you to do it. It is the thing that the Lord commands you to do. It is the thing that the Lord requires from you. The servant of God who preached us last Sunday, a green pasture tree. And Jesus told the tree, even if you are not in the time to bear the fruit, but you are a tree. You are a tree and I have to get a fruit from you. And just focus on the tree. And approach the tree. The tree doesn't have any mistake. But it is commanded to bear the fruit. And even you are being commanded. And even you are being commanded. So that my fruits can be shown to everyone. Wherever you pass. And wherever you work. For us to get eternal life is to bear the good fruits. In this world I work and I'm being rewarded. Are there people who work and they pay them for month? When you work, that money it means you have worked for all the month. When you stay at home, they can't pay you. That's why you got sick and you continue to work. You just force yourself to work. We are being even weak, but you force yourself to go to work. Amen. And even as for us to have the kingdom of God, the profit of bearing the fruit in this world is that you are going to be rewarded with it. For us to look like Christ, we need to bear the fruit. Even me, I'm telling you, I don't have any problem. But for me, as I listen to it, I'm going to and also you are going to have it again. Bearing the fruit, it is a must. Bearing the fruit is a must. Don't we want to go in heaven? This world, nothing that you can gain from it. There is nothing good in this world. Today you are hungry in this world. And tomorrow you eat. And the food is over. Today you build a house.
hapo twe bakize turazumva Yesu ashimwe. Hari ibintu bitabireba abantu bamwe. Cyamunari kabiraje. And the auction comes. Isi nukwibayeho. That is the way that we are living this world. Uyu munsi wambara umwenda mushasha. Today you are wearing a new cloth. Umwaka ugashira utaguze indi. And the year ends when without we didn't buy any clothes. Iyi si irababaje, iyi si iragoye, iyi si ngo nisi yuzuye imibabaro n'agahinda. This world is full of sadness. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, hari Imana idutegurira kuzaba aho tutazahura n'imibabaro. After this life there is another life, and where we are going to live there is no Abapfakazi bazaba batakitwa abapfakazi. Where the widows will not be called the widows. Imfubyi zizaba zitakitwa imfubyi. Where the orphans will not be called the orphans. Abana bose bazaba biga ku bigo bimwe. Where all the children will go to the same school. Isi iri mu busumbane. In this world, umwana amaruka akajya kuri niherisi, undi ugahura nawe na kamambiri. And another one go with slippers. Iyi si nituyivamo bizarangira. But after this, ugasanga abantu bose bize imyaka imwe itandatu, umwana avuga Icyongereza ariko undi n'Ikinyarwanda yarakishe. Focus. Hallelujah. Hati se wavuze Icyongereza ngo twize nabi. Twize nabi. Hallelujah. Izo ni ingaruka z'isi. That is the negative effects of this world. Hati se uzi Igifaransa? Do you know French? Bonjour, c'est Igifaransa. Hati se dufinitirize niba ari dufinitirize. Hati se wigiye he? Atumarutse munsi wo kuryanya. Icyo ni ikibazo cy'isi. That is the problems world. Rimwe nagiye Uganda ubwa mbere Imana imbabazi. One day I went to Uganda. Umuntu aranzo. Navuga nta Cyongereza nzi. And I told one person that I don't know English. Atize iki? Hari itsiko. And Abakari Igifaransa. what do you know? Ponse Igifaransa. And I told him that I know French. Satani arashukana. Mwana ari yavuze Igifaransa. And that person spoke French, and he found that I don't know English. Ntagiye mwemera ko yakira ubuzi. Numvishe mbabaye Yesu ashimwe. Igifaransa se nagikuye he? Where can I get French? Ndi kubabwira ibyiza byo kwera imbuto. I was telling you the good thing to bear the fruit. Yesu ashimwe. Amen. Nitwera imbuto. If we bear the fruits, nyuma y'ubu buzima hazabuho. after this life there is another life. Kwera imbuto bigusaba kumaramaza. Bearing the fruit, it requires you to determine yourself. Stefano niwe bakubise bamuhora Kristo. Stephen, they beat him when they beat him for Christ. Bazi ko ibintu byose ari bubihindure akavuga ngo wapi arangije aravuga ngo They thought that he's going to change his mind. icyo mwamorera cyose. And he told them, whatever thing you are going to do Gendi kureba ijuru rifunguye. for me, I'm seeing the heaven Kureba open. ubwiza bwo mu ijuru. I'm seeing the glory of God. Ahubwo sinkwiriye kuhambwa nk'uko Kristo yahambwe. I'm not being crucified the way Jesus Ye crucified. mucurike. For me, you have to turn down. Bamuteye amabuye. They throw him the stones. Arinda ava mu mwuka. And he died. Ariko kuko yarebaga ubwiza bwo mu ijuru. But because he has seen the glory of God in heaven, ntabwo yigiza atukana. he didn't insult anyone. Ako wanera amabuye abirira. Iko jeje senanye ngafata ibindi. Ukayatera. Ariko nta juru wabona Yesu ashimwe. But you cannot see heaven. Ijuru riri kugushakaho imbuto. Heaven requires you to bear the fruit. Wa mubyeyi w'imbuto Imana igushaka igikoresha You n'indero. mother the fruit that God wants from you. Yanyura muri parafu igahirika isafurika kugwaho. Reba ukuntu tuka imbeba. Wakabura. N'imbeba Imana iri gushaka imbuto. God wants you to bear the fruit. Imbeba ikajya mu ikumbi kakumva tukazosa.
ejo ikazindukira muri baka yawe none and it goes back in your bag. warahindutse iri gushaka imbuto Yesu It ashimwe wants you to bear the fruit. ni urugero mutazajya mubona imbeba mukabibirajya abashyitsi bacu It is an example that I'm giving you. haleluya Amen. kwera imbuto To bear the fruits. ni ubuzima It is alive. kandi umukirisitu wera imbuto burya And a Christian who bear the fruit, aba afite na confidence he has a confidence. iyo udafite ikintu kigucira urubanza If you have anything that doesn't judge you imbere y'Imana before God, uba ufite confidence you have that confidence. baguhamagaye gusengera umuzimu When they call you to pray for a person who is possessed with demons, ntabwo watinya you cannot fear. baguhamagaye mu kintu runaka When they call you for anything, ntabwo watinya you are not afraid kuko ufitanye ubusabane n'Imana because you have a good relationship with God. iyo wera imbuto uba ufitanye ubusabane buhagije n'Imana When you are bearing the fruits, you are having a good relationship with God. iyo wera imbuto uba ufitanye ubushuti n'Imana When you are bearing the fruits, you have that friendship with uba God. wumva icyo usabye Imana ihita igikora kuko You know murumvikana that you can anything that you ask God, God can do it because you are communicating. ururimi uvuga Imana irarwumva The language that you are speaking, the Lord will listen to you. iyo uvuze ngo mwami iki ntabwo ngishaka When you say that, God, I doesn't want this. umva inyungu yo kwera imbuto mu isi utarajya mu ijuru The advantage Imana of mugirana bearing the ubushuti fruit. buhagije You have a good friendship with God. Imana murasabana You have a good relationship with God. ujye usoma igitabo cyo kuva cyangwa n'itangiriro urebe ubusabane Mose yari Now afitanye in n'Imana Genesis, you can see the relationship Moses had with God. nuko Mose yumvikanaga n'Imana It's because Moses had that relationship of good friendship with God. nuko yari afite aho bahurira It's because they had where they met. iyo wera imbuto urategeka When you are bearing the fruits, you command. amazina udashaka kuyikuraho The names you don't want, you remove ukora it. icyo bita mitasiyo mu buryo bw'umwuka You change the names. hari ibyo wimura There are things that you replace. kubera iki ubibwira muri kumvikana Because the one you are telling, he's listening to kubera you. iki ubisaba muri kumvikana You are being communicating well. niyo mpamvu ujya mu muryango wawe bari abarozi bari abapfumu bari abantu babi warangiza ugakora mitasiyo ugakuramo icyaha ugashyiramo agakiza When they do the wrong things, but for you, you ariko put the kuko abana salvation b'Imana in them. tutera imbuto But because we don't bear the fruit, tuzarenda tujya mu ijuru imiryango yacu hakirimo abanyabyaha we go to heaven. When you are in our family, there's still people who are sinning. kuko ntacyo batwigiraho Because there's nothing that they can learn from us. ntacyo bagukuraho There's nothing they can get from you. barakubwira ikintu ugatangiza intambara They tell you something, you start a war. inyungu zo kwera imbuto muri iyi si The advantage of bearing the fruits haleluya nuko hari ibyo ugomba guhindura ese ashimwe nk'aba bana bicaye aha as the children sitting here, kubera ko hari imbuto bera because there are some fruits they are bearing. ntabwo mugomba kugumirwa ubu hari ubwishingizi mwamaze kwinjiramo Because you have an insurance. kwa kuntu umuntu yirirwaga kwa gatatu asengera abakobwa n'umushaka hoya When we are here, when they're praying for the girls to cyangwa get abasore married, ngo dushake ariko sekeye ko mbuze ese ashimwe Bwana asifiwe iyo musenga kubera imbuto mwera hari ibyo mwirukana when you pray, when you are bearing good fruits, there are things that you chase away. kugumirwa ko bigomba kugira gute izina rya Yesu komora mu gisobwo Yesu ashimwe ni ibintu Imana igomba gukuraho It is the thing that God removes automatically.
ku basore ni ibintu Imana igomba gukuraho. And even for the boys. Abasore tuvuge ngo amen. Boys, let us say amen. Cyumwe na umuntu watufashije ariko biriya nta mafaranga ngo tuba dufite. Ariko Imana izadukureho kugumirwa. Sado abakobwa byibura bayafite Yesu ashimwe. Ko hano barimo bayafite. Ushaka ufite imyaka 40. Ntabwo ushatse uhuye n'impanuka. Niyo gusoma amagambo hari mu by'ishuri. We are going to read in Revelation. Igice cya 24. Chapter 21. Umurongo wa 4. And verse 4. Umuntu uzi gusoma araza gusoma. Revelation chapter 21 verse 4. Already there. Ndio wanasomeye. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 4. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabazaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi izahanagura amarira yabo yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Izahanagura amarira ku maso yabo bose. He will wipe their tears away from their eyes. Kandi urupfu ntabwo ruzabaho ukundi. And there will be no more death. Kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Umuborogo no gutaka no kubabara, Mourning or crying or pain, bizakurwaho, ntabwo bizongera kubaho ukundi. it won't happen again. Izahanagura amarira yose He will wipe ku every maso tear yabo, from their eyes. kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. There will be no more Kandi death umuborogo or mourning cyangwa gutaka or crying cyangwa kuribwa or pain, ntibizabaho ukundi, for the old order of kuko things ibya has mbere passed away. bishize. For the old order of things has passed away. Haleluya. Amen. Izahanagura amarira, He will wipe away the tears. izakuraho buri mibabaro yose twagiriye muri iyi si. He will wipe every tear that you have had in Aha your life. ngaha naho tuzaba tugeze mu ijuru. This is the way we are going to be. Iyi si in heaven. turimo yuzuyemo imibabaro. This world is full of sadness. Iyi si turimo dusabwa ibintu byinshi cyane. This world requests us so many things. Ariko naje kukubwira ngo But I can't tell you, kugira ngo uzabeho neza, for you to live well, Imana iragusaba kwera imbuto, God asks you to bear the fruit. iragusaba gukiranuka mu kuri ndetse no mu mwuka, He wants you to be kuko righteous. nyuma y'ubu buzima izaguhoza amarira, But because after this life, kuko nyuma y'ubu buzima izakuraho imihate yose. after this life, there will be no more trouble or pain. Nitugera mu ijuru ntituzongera kubona abapfa, When we reach in heaven, there will be no more death. nta mipaka tuzongera kubona. There will be no more borders. Hariya tuzahaba dutekanye. We are going to live there safely.
nta gupfa, nta bavandimwe bacu bazongera gupfa. There will be no more death. Urupfu ruzaba rukuweho. There will be no more death. Bwana sasiwe. Amen. Ni ijuru ry'amahoro. It is the heaven of peace. Ariko biragusaba ko nawe ukora cyane. But it requires you to work hard. Hari ibyo ugomba kureka. There are things that you have to leave. Hari intambara ugomba guhagarika. There are battles that you have to stop. Hepfo ukomeje ijambo ry'Imana hari ibyo ritubuza. When you continue to read, there is something the word of God says that stop us to do. Kugira ngo uzabe mu ijuru hari imirimo Imana ikubuza. For you to be in heaven, there was some work the Lord tells you to stop doing. Amatiki Imana ntiyashaka. Intambara muri wowe Imana ntizishaka. The wars that you have in your life, that God doesn't like them. Iragusaba kwera imbuto. God wants you to bear the fruit. Urashaka kuzahanagurwa amarira. Do you want to be wiped your tears? Urashaka kuzambara ikanzu nziza. Do you want to wear a good gown? Imbuto. Bear the fruit. Kugira ngo twese tuzabona ubwami bw'ijuru. For us to get the kingdom of heaven, izahanagura amarira yose twari. He will wipe away all the tears that we had. Ese ujya ufata umunsi umwe ugatekereza. Do you get the time and think? Ugatekereza nyuma y'ubu buzima. And you think about after this life. Hallelujah. Amen. Ujya utekereza ko nyuma hari ubundi buzima butandukanye n'ubu. Do you think about that there's another life that you're going to live after this one? Hari ubundi buzima. There is another life. Hari aho turi gusiganirwa. There is where we are going. Hari aho turi gukorera. There is where we are working for. Kuko hadahari nibatwigisha kwera imbuto. Because if there isn't any life after this life, they cannot teach us to bear the fruits. Hadahari twajya tunyura ku bantu tukarwana. We could pass through people and we find ourselves fighting. Niyo mpamvu bavuga ngo turi abakristo. That's why they say that we belong to Christ. Niba turi abakristo tugomba gusa nawe. If we belong to Christ, we have to look like Christ. Niba turi abakristo tugomba gukora imirimo ikwiriye. If we belong to Christ, we have to do the righteous thing. Niba mugenzi wawe akennye, If your friend is poor ufite miliyoni 5 and you have 5 million, genda ukuremo ibihumbi 100. go and get 100,000. Niba mugenzi wawe atambaye, And if there is someone who is not wearing the clothes, kugira ngo uzahanagurwe ya marira, so that you can be wiped away the tears you have, genda umwambike. go and clothe him. Niba mugenzi wawe ashonje, If your friend is hungry, bamwe muri twe hano duteka ibiryo tukabimena, some of us we cook food and even throw the food. kandi ngo turi kujya mu ijuru. And we say that we are walking in heaven. Kandi mubo muturanye hari abafite abana And you know that your neighbors, they had children bashonje. who are hungry. Hallelujah. Amen. Kwera imbuto n'ibyo birimo. Bearing the fruit, even that is included. Ufite miliyoni tuvuge 5 You have maybe 5 million ziri kugagira kuri konti. Ariko hari umuntu birukaniye mu nzu and there is ukwezi someone kumwe they have ari chased away nk'amezi from the 3 house mu kwezi inshuro 15. because he has failed to pay the rent for 3 months. Yaza kubikubwira amateraniro asohotse. When he comes to you and tells you his problem, Reka twizere Imana. you just tell him, let us believe in God. Reka dusenge Imana. Let us pray God. Nusenga Imana ari wowe Imana yagakoresheje uwo mwanya mugiye gufata wajya ugakoraho 100,000. Instead of wasting your time praying, can't you go and get on your account and Nibyo biri mu kwera imbuto. and that thing also it is included in bearing the fruit. Umukobwa mugenzi wawe imisatsi yabaye yashokongotse. Kandi mu rugo ufite ibihumbi 100.
kandi muri salo n'umujyanaho ntabwo ari burenza gahe 2 kuyikora neza gufuramo gusa kwa igihe umukobwa kunyura wenda nko mu mujyi wamureba se umuntu avuye muri Erikayita avuye kabona umutwe nagusa neza ariko wamureba ukabona ikibazo afite ubushobozi munyuro mubwira ati mwino mujyane muri salo nawe utamusukisha wenda gusukaho birahenda. You can go her and take her to the salon. Ako si 100 ukuyeho 100 gusuka se sara basukira 10 genda umusukisha azakubwira ngo Imana igumugisha kandi uzahukatishije. She will pray for you the blessing if you help her. Mugakorana n'umuntu wajya kureba ugasanga inkweto ze ziri gukandagira hasi. Kera nibwo twambaraga inkweto twahagarara ukabona hejuru n'inkweto ariko hasi n'isogisi uri gukandagira. We used to wear the old shoes. Ibyo bintu ntuzemere ko byongera kubaho. Don't allow that thing to happen again. Ndabizi muri twebwe ufite imiguru miki irenga 5. Maybe for us, those who have few pairs, they have 5 pairs of the shoes. Hallelujah. Amen. Genda ufate umuguru nurangiza uta. Get 1 pair and give it to another one who doesn't have the shoes. Ibyo biri muzatuma tubona ubwami bwo mu ijuru. That will help us to get the kingdom of God. Umuntu arasonza mugendana. You walk with someone when he's hungry. Yaza kukubwira ikibazo ngo reka dusenge murasenga iki gufite ubushobozi. Tell you the problem, you just say come and pray. Hari ibintu bidasengerwa ahubwo Imana yaguhaye ubushobozi. There is something that you don't need to pray, but you have that capacity to help your neighbor. N'urugero reba uje kumbwira nk'ikibazo cy'ibihumbi 5 narangiza ngo reka tujye gusenga. Tujye gusengera hehe ubwo kuri Kanyarira turategesha bingahe bana b'Imana turi kujya mu ijuru ariko rirakorererwa. Tugomba kwera imbuto. For us to get to heaven, you have to work for it. Kugira ngo tuzahanagurwa amarira urwo rupfu niruzatubeho iteka hari icyo tugomba gukora. For us to be wiped away the tears and we don't see no more death, there's something we have to do. Ibi bintu n'ukuri nibyo Imana idusaba. Ntabwo Imana idusaba ibintu byinshi. Kera nari mfite ikizamini cya perime. Nari mfite 10,000. I had an exam for Nagize negera umushuti wawe. Nabwira kandi rwose nari nzi ko ari I bugira. approached my friend and told Nari him. no kumuguza. Nabwo rero I told him tayangara kandi ikizamini kiransabaye. I have this money and to do the exam, it requires me to pay this. Cyari icya mbere nagitsindwa mu cyari icya kabiri. That was the second exam I was going to do. Ariko ari igihe umuntu akubwira ikintu ukabona gitekerejo ngo reka twizere Imana dusenge kandi mfite ikizamejo. He just told me let us to live. Oya nari gifite kwa gatanu mubwira ko cyo esa shimwe. Ntabwo ngo sereka dusenge. Ntabwo yambwiye ko atayafite ahubwo yarambwiye ngo reka dusenge Imana. Niba yaragiye kubaza Imana ngo nyamugurize banze Imana aramubwiye ngo nyamugurize. Esa shimwe. Pastor, Tangije ndasenga njya mu kizamini. I prayed and went to the exam. Genda ikizamini 2 byari bisigaye. Those 2 exams that were being left. Egero wari ufite imodoka namubwira nta mafaranga afite. I told that one who had the car that I don't have Ya money. bizamini nakoze nibyo nari mfite amafaranga. Ko twakoraga ibizamini bine. Ati se none ngufashe iki? And he said, what can I help you? Iki wafashe?
ngiye kukureka mukoresha ibizamini nutsinda araba ari amahirwe yawe nutsinda uzagenda uzanira amafaranga When you pass, you are going to go and bring for me the money. Haleluya. Nagwanzi He doesn't bahuriye know muri me. tapi He just met there on Tapi. ariko umwana w'Imana dusangira n'amandazi twasohokanye. Hari ibintu bidasaba gusenga. There are things that you don't have to pray. Hari ibintu Imana yaguhaye ubushobozi Because the Lord has given you the capacity to do something. ugomba gukemura. You have to solve. Narabikoze nanabonye akazi hashize nk'amezi angahe ndayakorera ndangije njya kumwishyura 230. After 2 months, I went back and paid that money. arambwira ngo sinanakwibukaga And he told me I didn't even remember nabwira you. waramfashije. And I told him you helped me. Urugero ndi kubaha That is an example I'm uriya muntu giving you. ntabwo yaranze That man didn't know me. niyo mpamvu That's why mujya mubona abasilamu you see Muslims, imirimo bakora the work they do. nta hantu ujya ugeraho kumva urigaye Don't you feel ashamed? ko bo kuri rayidi bya misi yabo barabaga natwe abarokore tujyayo ariko twe kuri noheli But for us, when we are celebrating Christmas, amusilamu tujya dutumira we don't invite any Muslim. nta n'ihene tujya tubaga ngo tubeho burusheti We don't ariko usanga abarokore bamwe bateruye utudobo ngo ngiye ko hagiye gufata inyama ngo ndazindukira kwa Kadafi mugasanga mwakoranyeho barasasiwe. Hari icyo bakora ntabwo tubizi ariko bakora ibyo bagomba gukora. They do what they must do. Natwe mureke dukora ibyo tugomba gukora. Even us, we have to do what we have to do. Hallelujah. Amen. Hari ahantu ushobora kujya There's where you go wavuga itorero rya Kristo when you say the Church of Christ, abantu bakarakara and people ariko get wavuga angry. Muhammad But when you say Muhammad, se kwiradi natwitaho nanjye najyaga njya kurya umuceri da Yesu ashimwe even me, I used bakagutumira ukajya wishimye umuceri to ukawukanda invite us and we go there and we share the food with them. naho kuba wirisha intoki barasasiwe inyama zirihe ukazirya bariya bo bafite icyo bari kwandikisha tutazi. For them, they are bearing the fruits we don't know. hari uwigize ambwira se namwe muranshaka ati kwirayidi mu batwabatumiye mwaje umuceri mukawumira ako yaraducyuriye ntabwo nabikora ati mwebwe noheli zanyu pasika zanyu ko mutadutumira And he asked me, why don't you also invite us when you are having Christmas? ntabwo se twebwe turagutumira ariko mu mutima ubwacu bwo turatumirana Even among us, we don't even invite each other. ubwacu turatumirana We si invite, dusohoka hano mu materaniro ukabona umwanya uzo nka padiri uca ku nzu umupfumu nuko se nta bushobozi dufite niyo cyaba ikiro kimwe twagisangira even if it is 1 kilogram, we can share it. kwera imbuto dukora ibintu bikurura abantu Let us do something that attracts people. nyanyagiza iyo uri gutera amasakura nyanyagiza irimereye hariya rizera imbuto irimereye hariya rizera imbuto Bear the fruit mureke of the twe word. kuba abana bihugiraho ahubwo dukora igituma Kristo yunguka But let us not be selfish. Let us do the things that kuko ngo tuzahanagurwa amarira because we have been going to be wiped away our tears. bana sasiwe Amen. nigute uhinduranya imyenda kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ngewe nahinduranya n'umwe ku myenda Monday up to Sunday. babyeyi Parents,
kuki wambara amabubu 30 kandi hari uwo muririmbana muri korali kuva mu kwa mbere kugera mu Desemba yambara ibubu. warangiza ukamubwira ngo mwene data uzajya mu ijuru ryande. Praise God. Genda nurangiza ukuremo ibubu imwe uyimuhe. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo gutanga biruta. Yumuhaye wowe uri kwikuba, Imana iraguha andi mabubu. When you are giving, you are multiplying your blessing. Yesu ashimwe. Kandi uraba uri kwera imbuto bucece. And you are even bearing the fruits in silence. Hallelujah. Amen. Uraba uri kwera. You are bearing the fruit. Nukuri birakenewe. It is needed. Ariko hari igituma tutabikora. And there is something that causes us to do not bear the fruits. Kuko ibyo byose ntabwo uzabikora ku bwawe, nutemerera umwuka wera ngo akuyobore. If you are not being guided by the Holy Spirit, you are not going to do it. Akishuru rizunguka ku bwawe. There's nothing the heavens going to gain from you. Kwera imbuto hakubiye n'ibintu byinshi. Bearing fruit, there are so many things that is included. Reba nitugera mu ijuru, Imana ikavuga ngo abashumba n'abakizo barabigisha ngo mwere imbuto. I put there your pastors to teach you to bear the fruits. Ariko nta imbuto nabonye mwese. But I didn't see any fruits that you bear. Mwebwe iki cyanditswe ntabwo kibareba. This scripture doesn't concern you. Cyo guhanagurwa amarira. To be wiping away your tears. Iri juru riragoye. It's very hard. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Kwera imbuto ntabwo nta matiko arimo, nta ntambara zirimo. To bear the fruit, there is no war in it. Kwera imbuto bisaba kugenda gutya. For you to bear the fruit, you have to walk in the right path. Ku murongo. To walk in the right path. Nta matiko. There is no quarreling. Hari umusheri wanjye nari mfite. I had this girlfriend. Iwabo. And I went to visit their home. Umusaza. And his father. Umusaza hambaza ibintu ugira ngo agiye kumbirangamo. Wese uvuka he? His father asked me so many questions. Wasuwa he? Where did you born from? Where are you from? Ngo wanyu ngo barapfuye ati. Umusaza ntabwo berekeje. Mura. Ijuru riragoye asashimwe. Hallelujah. Amen. Ntabwo yashingira umuntu uvuka i Karoli. That he cannot give me her daughter to the person who comes from Karoli. Urumva, hallelujah. Namwe muri mwe wasanga mu bibari. Even you maybe have that mindset. Yego. You have it. Kujya mu ijuru ryari. If you have that mindset, Umukwe wabaza you cannot go to kugusuruka heaven. muto cyari. Uzi icyo bita to cyari? Hari ibyaha muri leta bita criminal sin. Yo wanze kubivuga bakora icyo bita to cyari. Kubabaza. Mekaronge. Come from Karoli. Hajya hahoze ari he? Birakureba se. Cyupfa suko mubera umugisha ngakurongora umukobwa. What do you mind about that? Imana irankoresheje nje kugukurira umukobwa iwawe. Utagashima Imana. Instead of praising Nawe God, ifatishije kiri Karoli. you're saying you're coming from Karoli.
uratocaringa umukozi w'Imana. You are torturing the servant of God. What is this? Hey, Baba, we. Warafuye. Your parents are well. What is this feel? Satani ro umugome. Bana b'Imana kugira ngo tuzabone ijuru. For us to get Bisaba to kureka heaven, byose. Yo mukora imyitozo ya gisirikari ya mbere. Hari icyo bita guforoninga. Baraguforoninga bakakuviringita kugira ngo byose bigushiremo. the soldiers do a hard training Kuko mugiye bagahita banyambika uniform gutya mbese. for you to wear the Umuturage uniform. yajya anyuraho yakira hasi kigeri mu mugongo. Horakira umusirikare. Haleluya. Yanyuraho gutya yamoraho. Itabate imboni. Ariko barakwigisha byose bikakuvamo, bakakwigisha gukora ikintu ku murongo. And they make you have a good discipline. Natwe kugira ngo tubone ubwami bw'ijuru, Even us to get heaven, dukeneye kujya ku murongo. we have to have a discipline. Nta turere wasanga umaze imyaka 30 kije Coming from aziherera nka gutwikuruye. Haleluya. Amen. Nta moko y'umuntu akijije. When you got saved, Yo there is weri no amoko ajya kure. there is no Hallelujah. tribe or the clans. Amoko urayajumuye. You get those things away from yourself from saying the Ikibazo tribe. muyafite. Reba perezida udukuriye yirirwa bigwanya. Ako wowe utaye matimbo ukaba ubifite. Even our president is against that. Utaye inyuma y'ishyamba. To discriminate is not good. Ujya mu mujyi n'ibirenge. Amoko. Just say the tribe. Jewe nzajya mu ijuru. For me, I will go to Nawe heaven. niba ushaka kujya ibyo bintu bishunguye. If you want to go to heaven, you also Ngo nta have to mukwe change your shaka mind. uw'ikarogi bamukurahe. Twebwe abantu bari kudusengera ni benshi. For us, the people who are praying for us are many. Haleluya. Amen. Ni urugero ndi kubabwira Yesu ashimwe. I'm Kwera saying that's imbuto. an example to give you to bear the fruits. Ugiye ngo umukwe wanjye ngo agomba kuba apima metero ebyiri. Wese upima zingahe? Twebwe dupima imwe se tutaenda wapi wewe? Haleluya. Kwera imbuto kugira ngo tuzabone ubwami bwo mu ijuru. To bear the fruit so that you can get the heaven. Reba Imana ikanyobora k'uyu mukobwa usura. Nagerayo umukecuru akantocaringa. Abo witwa Jaques. Ngo ndibutse witwa Rumende kaburi. Barakwibutse bari. Hari umusore twasengeraga kera ajyaga nibaza impamvu. Bamubaza ngo uvuka he? I used to ask that boy, Niko mutoto wa Rwimiyaga. Ese ngabire kuvuka mu Ruhengeri. Avuka mu Mutara. Rero simbimenye. he used to lie where he Yo comes umuntu from, so I yambaza said that he kuvuka comes from the Ikarangi. Ikarangi. Abona And umujinya I know that azavuka. he comes from another place. Ariko ni musore baramubazaga. But that was they asked him, Iwabo wa Mwotanyi Rwimiyaga. and he said that I come from Rimiaga. Yari afite amazina. He had names. Yitwa Tonis. He was being called Tonest, Amazina barayahindura. and they changed the names. Hayoberwa impamvu Yesu ashimwe. I didn't know the reason why he did it. Kumbe we hari ijambo yasomye njye ntarasoma. Ibyo byose ni ubusa. But those things all are nothing.
ururiwe kandi uri umwana w'Imana uri kujya mu ijuru. You are who you are and you are the child of God. Kwera imbuto nibyo bya mbere. Yesu ashimwe. Amen. To bear the fruit. Sidushaka twese kuzajya mu ijuru. All of us want to go in heaven. Dukora iki Imana idusaba. Let us do what God wants us to do. Dukundane. Love each other. Dukore umugambi w'Imana ku buzima bwacu. And we do the purpose of God in our life. Duhagarare mu nzira Imana ishaka ko tubamo. And we stand in the right path. Ibindi byose ntacyo bimaze. And everything we don't mind about them. Kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Because after this life there is another life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. After this life there is another life. Nitugera mu ijuru, when we reach in heaven, tuzaba dutandukanye nuko tumeze uyu munsi. We are going to be different from the way we are living. Yego uyu munsi ubona impamvu ubona dutandukanye. Today the reason why you are seeing that we are different. N'umubabaro n'inzara duhura nabyo. Is the sadness that we and the pain that we are meeting. Ariko ibyo byose bizashira. And those things are going to be removed. Hallelujah. Amen. Urabyizera? Do you believe it? Urupfu ntabwo ruzabaho ukundi. There will be no more death. Ababyeyi bapfuye byararangiye. Yesu ashimwe. There will be no more death. Tuzababona. And we are going to see our people there. Tuzasarura. And we are going to reap. Hallelujah. Amen. Mbega mani byunekeza n'iby'igiciro cy'isi, inzira zanjye ni wowe uzimenya, azakwifuza kwanjye erega mana iby'igiciro cy'isi, inzira zanjye ni wowe uzimenya, oh erega mana nukuri inzira zanjye ni wowe uzimenya, hallelujah. Inzira zacu mureke zimenywe n'Imana. Let our path be known by our God. Ihaze kwifuza kwa and fulfill our desires. Ariko mureke tugende. But let us walk. Kwera imbuto zikwiriye. Let us go out and bear the good fruits. Kwera imbuto zuzuye. Bear the good fruits. Niwumve ko usabwa kwera imbuto. And you know how to bear the fruits. Umve gutegetswe kwera imbuto. But you have to know that it is a must for you to bear the fruits. Umve ko isi urimo atari wowe uyiyoboye. And you have to know that this world that you are living in, you are not the one who is guiding it. Hari ukuyoboye kugira ngo yibeho. But there is someone who is guiding you to live in this world. Kandi hari ibyo usabwa gukora. And you are being requested to do something. So sidukodesha bamwe. Some of us, we are renting. So wishyura ubukode. You pay the rent. Kuki se wumva waba ku isi imyaka 70 nta kintu wishyura? How can you live in this world without paying anything? Umva si Imana nta kintu gushakaho. And even God wants you to do something. Niba uba mu nzu y'umuntu ukamwishyura. If you pay a landlord, ukwezi kwashira ukamwishyura. And you pay him when the month is over. Imana yo ikubesheje nk'ubu bukode wumva nta kigusaba. It's like you are renting in this world. Hiragusaba kwera imbuto. For what God asks you is to bear the fruit. Ukuri nta kindi gusaba. Nothing else. No kuyikiranukira. And being righteous. Kandi kugira ibyo izagukorera nyuma yo kwera imbuto. And he also tells you after bearing the fruit there is something God is going to do for you. Sibyo? Ba nyiri inzu bo igihe kiragera wabura yo kwishyura bakakwirukana. The landlord, when you fail to pay, they chase away from you. Bakakwandikira icyo bita piriya. Ine bari baha piriya. Ayawe imanika. Akayigukubita. Waba ufite aho ujya waba utahafite. Ariko Imana ni wera imbuto ntabwo uzabura inzira igucishamo. But when you bear the fruit, God will make a way for you.
cyayo ku buzima bwawe. He will make a way for you. Iziyeranja kuko nawe wayihesheje icyubahiro. He will find a way for you. Kugira ngo Esther abe umwamikazi hari icyo yakoze mbere. For Esther to become a queen, there's something Yitandukanyije she did n'ubundi before. bwoko. Ni kuri Imana igenda iturengera. That is the way the Lord defends for us. Hari ibyo utagomba gukora niyo There are waba things ubyemerewe. you don't have to do, even if you are being accepted to do it. Kugira ngo urinde icyubahiro cy'Imana ku buzima bwawe. For you to protect the glory of God upon your life. Ngewe nta kintu navuga. For me, I can't say anything else. Ntashyizeho ko nyuma y'ubu buzima But just by telling you that after this life, hari ubundi buzima. there is another life. Ibi ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyo tutarabona, When the word says that what we Ibyo haven't seen, tutarumva. what we haven't heard, turabihishiwe. Ibyo tubikiwe, there are those things that they are keeping for us. ni ukuri tubikiwe ibintu byiza. There is so many things the Lord is keeping for us. Cyangwa Imana yo mu ijuru ikazaduha ubugingo buhora. What I pray is that God to give us eternal life. Reka dusenge Imana. Let us pray. Mana ndagushimye Father, I thank you kubw'ijambo, for your word. kwiza amagambo menshi. We have learned so many words. Ariko icyo tugusabye Mwami Imana, But what we ask you, Lord, yaherekesha imirimo n'ibitanga. guide us with your miracles Dushoboreshe kwera imbuto and enable us to bear the fruits. kugira ngo nyuma y'ubu buzima So after this life, tuzabona ubugingo buhora. we can get eternal life. Turi abawe, We are yours nawe uri uwacu. and you're also ours. Ariko rimwe turananirwa. And sometimes we fail. Turagusaba kugira ngo mubazahanagurwa amarira, We ask you those who you are going to mu wash away the batazongera tears. kubona kurira, Those no more crying, natwe tuzabemo. we should belong to that Mu group. izina ryawe Yesu, In the name of Jesus. amen. Amen.